Nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788302368. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Yes, reka nanjye ngusuza dukurikiye ku Isezerano TV nibyaje komeye cyane kugarutse kubana twanya nk'uyu nguyu. Ndagushimiye aho wabereye hose ushaka kudukurikirana mu Rwanda cyangwa usanze igihugu cy'u Rwanda. Reka nkwifurize kugubwa neza kandi amahoro y'Imana abane nawe. Kuri kamera turi kumwe na muganga Emmanuel. Yeah. Ishimye ko nawe muga. Murakoze cyane. Ni bya buri munsi. Yego. Mwabyumvise turi muri Relax Life Center. Tuje mu kiganiro cy'ubuzima. Amagara mazima mu mubiri muzima. Roho nzima mu mubiri muzima. Cyane rwose. Roho nzima mu mubiri muzima. Aha muga tudatinze uyu munsi tugiye kuganira ku burwayi bw'umutwe. Ubundi iyo bavuze uburwayi bw'umutwe ni uburwayi bumeze bute? Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo kandi cyiza. Dore ko muri no minsi ndetse n'ibihe turimo kujyamo bitewe n'imikorere y'isi niko burya tugendera ku mikorere y'isi abantu burya benshi bakunda kugira ikibazo cyo kurwara umutwe. Yego. Ubundi turatangira dusobanura icyo bita umutwe cyari cyo. Umutwe navuga yuko ari wo inite y'umubiri w'umuntu kubera ko umutwe ari nawo ushinzwe gukontorora ibindi bice byose by'umubiri w'umuntu. Ibyo ngibyo rero iyo icyo gice cyaje kugirwaho ingaruka cyangwa se kikaza kubangamirwa n'ibindi mikorere yacu ya buri munsi twirirwamo. Yego. Nibyo tujya kureba tugasanga twamaze kugira ikibazo cy'umutwe. Uburwayi bw'umutwe. Hari uburwayi bw'umutwe buba buri temporary budahoraho. Hariho n'uburwayi bw'umutwe bugira gute buhoraho. Umuntu agasanga agira ikibazo cy'umutwe umurya udakira. Twatangira rero tubasobanurira uko ubwo burwayi bw'uwo mutwe cyangwa se uko umutwe ufatwa. Yego. Kugira ngo n'abadukurikiye ndetse n'abazabona bino biganiro tuba tubagezaho tubagira inama kugira ngo babashe kugira gute kubasha kwisobanukirwa ndetse n'inama turi buze ko kubagira kugira ngo nabo bagende bazikurikiza bakurikije uko bari buze kugenda biyumva. Umutwe wacu rero akenshi ugizwe n'ibice navuga ko iby'ingenzi ari ibice bine ari nabyo bikunda gufatwa cyane. Hari abantu bakunda gufatwa n'umutwe wo mu mpande ari wo mu kinyarwanda twita akaberetwa. Uyu mutwe ufata igice kimwe cy'uruhande rw'umutwe. Niba ari ibumoso bikaba ari ubumoso ugasanga ukunda gukurira icyo gice cyose cy'urwo ruhande. Wenda mu ndimi z'amahanga nibo bakunda kuba migraine. Ni umutwe ufata uruhande rumwe. Hari umutwe rero ufata mu mpande zombi. Ugasanga ibindi bice by'umutwe ni bizima, amaso ni mazima, hejuru ni hazima, inyuma ni hazima, ariko ugasanga ukunda gufatwa n'ubundi muri bya bice bibiri mu misaya yombi. Hari umutwe rero ukunda gufata n'ubundi igice cyo hejuru. Ukumva ino surface yo hejuru y'umutwe aho twita mu rwikorerero cyangwa se mu rutwariro hagize gute harimo kokerwa. Ugasanga nimwo hakunda kuba hakamuhumurira. Benshi baza kubwira ati ngira umutwe umuriro uhora waka mu mutwe cyane cyane ni cya gice cyo hejuru kiba cyatangiye kugira ibibazo. Harimo n'abafatwa rero umutwe w'inyuma ahana inyuma nabwo ugasanga akunda gufatwa icyo gice. Harimo n'abafatwa rero umutwe wo mu maso ugasanga iyi surface yo mu ruhanga nikunda kugira gute nikunda kumubabaza cyane. Abo bose rero ni uburwayi bw'umutwe ariko bufata mu nce zitandukanye. Hariho n'indi exception ikunda kuzaho ugasanga umuntu akunda kugira umutwe usimburana. Mu gitondo ugasanga wakururiye muri no surface y'iburyo nimugoroba ugafatwa muri surface y'ibumoso. Abo bose rero ni abantu baribwa muri bya bice bitandukanye by'umutwe. Yego. Reka none dusobanurire uburwayi bw'ibi bice byombi
ukuntu umuntu abifatwa mbega uburyo umutwe ufata umuntu itandukaniro ryabyo ni ukuvuga ngo duhere nk'uko ku cyambere twatangiriyeho twavuze ko uburwayi bw'umutwe uruhande rumwe ariwo twita akabaretwa akenshi umuntu ukunda kugira icyo kibazo cy'uwo mutwe w'akabaretwa ujya kure ugasanga bituruka ku stress yego imikorere y'umubiri wawe ntabwo ari uburwayi buza ngo buhita bwizana nta kindi kintu cyabayeho hari igihe ujya kure ugasanga ariho na miscommunication iri hagati ya muvoma y'amaraso uko arimo kugenda ava mu gice kimwe cyo hasi azamuka wajya kure ugasanga uwo mutwe niyo mpamvu akenshi utangira gufatira mu gice kimwe cy'ijisho niyo mpamvu navuga ngo ni umutwe ufata uruhande rumwe aho ujya kure ugasanga byatangiriye gufatira mu ijisho ry'iburyo cyangwa se mu ijisho ry'ibumoso bitewe n'urwo ruhande nyine urimo kubabara bikaza gufata iki gice cyose aho ngaho ujya kure ugasanga akenshi iyi mitsi ya hano mu mpande niyo irimo kukubabaza kumanuka n'umutsi unyura hano inyuma y'ugutwi ego bigafata n'agace kamwe ko hejuru y'ubwonko aho ngaho nk'iyo ugiye wegereye muganga tujya kure tugasanga ni ikibazo cy'amaoxygene makeya atarimo kugera ku bwonko iyo miscommunication rero cyangwa se uko kudahuza kw'izo nzira zijya ku bwonko ugasanga byaguteye cya kibazo cy'iki cyo kuribwa umutwe w'uruhande rumwe akenshi ujya kure ugasanga nk'abantu bakunda kugira ibintu by'amastress ugasanga umuntu wenda akubiswe n'inkuru cyangwa se arakora cyane ntagira igihe cyo kwirezeriva ntagira igihe cyo kuruhuka ugasanga ari muri kiriya ari no muri kino ugasanga mbese ni multipurpose ntagira igihe cyo kwitaho ntanywa amazi uwo muntu ujya kure ugasanga afite ikibazo cy'iki cyo kurwara uwo mutwe w'uruhande rumwe yego twakomeza tukajya ku kindi gice twababwiye n'ubundi cy'umuntu ukunda kuribwa umutwe uhinduranya akenshi abantu bakunda kugira ikibazo cyo kuribwa umutwe uhinduranya aho ngaho aba agomba no kwitonda cyane akajya no kwa muganga mu buryo bwihuse kubera ko kiriya kimenyetso bishobora guturuka kuza no kuziramo ikibazo cyo kurwara igicuri yego ni nayo mpamvu uwo mutwe we uba uri seriye cyane uba ugomba guhita ujya kwa muganga ukaza tukabasha kuba twagusuzuma tukamanza twareba mbese ni ikibazo kiye kibitera iko hari igihe ujya kurona ugasanga hari umutsi uva mu rushi rw'ukuboko umutsi munini uva mu rushi rw'ukuboko uzamuka ugahinguka inyuma y'ugutwi uwo mutsi uba ushinzwe gutwara iki amaraso ajya hehe ku bwonko ujya kuri cya gice cy'ubwonko uwo mutsi ni nawo ushinzwe gutwara icyo twita amaoxygene noneho kandi tukamenya yuko na oxygene zindi ziba zigomba gufasha ubwonko mu buryo bwo kugira ngo uko ubwonko mu function yo gukora bukenera oxygene nyinshi bukenera oxygene nyinshi imwe inyura mu maso indi kanyura hehe mu maraso iba yivanze n'amaraso aba agomba kujya ku bwonko hari igihe tujya kugupima rero tugasanga ya mitsi itwara amaoxygene ajya ku bwonko yaratsikamiwe cyangwa se hajemo gukweduka uku kubyimba kw'ino mikaya mo hano bikaza kugutera iki gutuma wa mutwe ugenda uhindagurika ikindi cya kabiri hari ukugira ikibazo cy'urutirigongo ugasanga amadiske yawe yagiye asa nkaho yegerana nabyo bikaza kugutera iki ikibazo cy'uko hazamo kugira icyo kibazo cyo kugira gute cyo kuri bwo mutwe ugenda uhindagurika hari ikindi cyo kuba amagufwa yawe n'ubundi cyane cyane amagufwa yo mu ijosi nayo atameze neza ugasanga afitemo ubundi burwayi cyangwa se iyi mikaya yo mu ijosi bikaza kugutera ikibazo cy'uko ushobora kugira icyo kibazo cy'uwo mutwe uhindagurika ari niyo mpamvu bakubwira batashobora kuza kuba miscommunication bikaza kugutera iki igicuri ni uguta ubwenge mu buryo buhindagurika yego niyo mpamvu rero aho hantu akenshi uwo muntu ukunda kuribwa uwo mutwe azabyumva hano inyuma y'ugutwi uwo mutwe utangirira hano inyuma y'ugutwi ariho wa mutsi usohorera ugasanga hakunda kuba hahorana ububabare bwinshi muri wa mutsi ahagana kuri kino gice cy'imba cy'ugutwi ni nayo mpamvu rero kenshi iyo tuganye mu kigo Relax Life Center tubasha kuba twagusuzuma iyo tugusuzumye ni naho tubasha kukugira inama y'ibyo ugomba gukora
sibyo ibyo tugomba kugukorera cyane cyane nk'iyo mitsi y'umuntu ayikoreye massage iyo mika y'umuntu akayikorera massage rwa rutirigongo rusa nkaho rufite ikibazo umuntu akabasha kuba yarugorora bibasha kugufasha kandi bikagufasha iby'igihe kirekire atari ngo ni by'akanya gatoya wa mutwe ugakira nta yindi miti myinshi unyoye bitabaye ngo uhore ku miti ya buri munsi kubera ko hari igihe ujya kure ugasanga uwo mutwe niba utagufasha mu gitondo uragufata ni mugoroba niba utagufasha mu mugoroba urajya kwicura mu ijoro usanga wamaze kugira gute wamaze nko mu masaha 9 z'ijoro ugasanga wa muntu akunda guhorana wa mutwe udakira buri munsi uko akangutse agahorana wa mutwe udakira ariko ugenda uhindagura impande zombi yego twihuse rero twagera ku kindi gice cya gatatu igice cy'inyuma uko abantu bakunda kuribwa aka gace k'inyuma akenshi ububabare bwawo wumva buturuka mu imbere aho ujya kumva muri cya gice cy'inyuma cy'ubwonko mu imbere wumva ko hari muhahora hakamo umuriro rimwe na rimwe hari umuntu uza akakubwira ati ndebere niko nta gisebe kirimo kubera yuko buturuka mu imbere bwabo babare buza hehe inyuma ku ruhu yego muri we uwo muntu ko akenshi akunda guhorana na kita isereri kutareba neza kubera ko ya mikaya ijyana mu oxygene ku bwonko twahoze tuvugaho yagize gute yamaze kunanirwa yamaze kubyimba iriya mikaya y'ibyimbye rero navuga ngo ni imikaya ibigizwe n'imitsi kandi ya mitsi bigomba kugaburira ubwonko hazamo gutuma hagabanuka navuga ngo volume y'imbere ya wa mutsi uragabanuka none muri kwa kugabanuka niyo mpamvu ujya kubona ukabona iyo umuntu cyane cyane naguha nk'urugero nk'umuntu arakaye ujya kubona ukabona isabyimba iyi mitsi ya hano iyo umuntu ananiwe bigahita bigaragaza yuko iyi mitsi hano igeze gute itangiye kubyimba ni ukuvuga ngo ya mitsi irimo ni ukuvuga ngo harimo gukora cyane ku bwonko bitewe n'ikibazo naka ugezemo ubwonko buhita bukenera iki oxygene nyinshi noneho kuri kwa kubyimba kugaragara inyuma kuri ya mitsi ya hano biba bisaba kugira ngo navuga nk'uturesebutere dushinzwe gukurura umwuka tuwunyujije ko umwuka 90% oxygene ubwonko bukenera unyura mu maso izi resebutere ziba ziri hano mu imbere mo hano mu ijisho iko iyo mitsi ifatiyemo hano mwe mo hejuru izi bazisako ngo zikurure zagisabuti umwuka mwinshi ziwujyana he ku bwonko kugira ngo habashe gusesengurwa yarya sesengurwa arya makuru bwabukana niba ari uburakari cyangwa se ari ya stress nyinshi ugize kugira ngo hashe ubwonko bashe nabone nko kuri kavaringa kugira ngo hatazamo gucika kwa twatuneri two ku bwonko yego noneho bikaza gutuma hazamo kubyimba kwa ya mikaya ibyo ngibyo rero bizamura navuga nk'ibyiyumviro by'umubiri cyane cyane uriya muntu ugiye no kumusuzuma ujya kureba gusanga hari pariti nyinshi z'umubiri we zitagikora neza cyane cyane nko ku bantu bakunda kugira ikibazo cy'amakonstipation abantu bafite ikibazo cyo kumwijima indurwa z'umwijima zitagikora neza mu cyane cyangwa se umuntu ufite ikibazo cy'uko impyiko ziwe zidakora neza abantu baba diabetike kuko nebira bintu uko kuribwa kuwo mutwe akenshi ushobora no gusanga bituruka ku kibazo cy'uko isukari imaze kuzamuka mu mubiri isukari yazamuka nabyo bikaza kukoreka yuko wa muntu agize gute bya bice byo ku bwonko bikize gute ko ngo isukari izamutse muri asagenda yanduye hari byo twita insuline abatangiye kugenda gabanuka iyo ibyo byose bigiye bikabanuka kandi nabyo biza kugira gute naho ko ubwonko bukoreshwa n'ibintu bibiri bukoreshwa na oxygene naho mwuka duhumeka ndetse n'amaraso iyo amaraso agenda yanduye n'ubundi ajya ku bwonko cyane ujya kure ugasanga wa munahura na cya gitwe nako cya gice cy'umutwe bijyanirana na kindi gice cyo hejuru iko ibimenyetso bigiye gusa ugasanga wa muntu ahurana umutwe ukabije cyangwa se ikindi kintu kibikurikiye wa muntu agahorana icyo twakwita umunaniro wa munaniro uhoraho ukabije bese ugahora muri we ajagaraye kubera ko bya bice by'ubwonko bishinzwe gukontorora biza parti zose z'umubiri zamaze kugira yute zamaze kunanirwa zamaze kugirwaho n'ingaruka yego abandi bantu bakunda kugira icyo kibazo cy'uwo mutwe cyangwa se guhorana n'uwo mutwe udakira twavuga nk'abantu bageze muri menopause iko nakubwiye ngo imihindagurikire y'imisemburo
y'umubiri w'umuntu, ibyo nabyo biza kugira ikibazo gikomeye ku mikorere y'ubwonko, ku mikorere ya mitsi y'ubwonko. Abo bantu nabo baza bafite ikibazo cy'iki cyo kugira gute, cyo guhorana umutwe ukabije, cyangwa se bikongera bigaturuka ku kibazo cyo cyane cyane nko ku badamu, abantu bakagirwaho n'ingaruka n'iriya miti bafata mu kuboneza urubyaro. Nk'abadamu bo baduteze amatwi baraza kubyumva cyane. Urabona mbere y'imihango ho nk'iminsi 2 ashobora kugira ikibazo cy'umutwe ukabije, cyangwa se nyuma y'iminsi 3 avuye mu mihango nabwo akagira ikibazo cy'umutwe ukabije. Ibyo byose bita bikwereka yuko hari imihindagurikire y'imisemburo muri we irimo gukorwa nabi. Ibyo byose rero biza kugira ingaruka kuri cya kibazo cyo kuri cya gice cy'ubwonko. Ari nayo mpamvu tuba tubashishikariza kugira ngo ufite ikibazo icyo ari cyo cyose cy'umutwe abashe kugana muganga. Ngarutse nko ku bagabo, hari ujya kure ugasanga umuntu afite stress y'ibintu byinshi, nakunda kubivuga ngo ni multipurpose, ntabwo agira kuruhuka guhagije, ndetse nta nubwo akora na siporo ihagije. Wajya kure ugasanga ari byo abantu benshi dukunda kwita stroke. Noneho akaba ataraganye na muganga ngo tubashe kuba twakontorora, tumenye ngo mbese iyi mikorere y'ubu bwonko, iyi mitsi, imigendekere. Ariko hano nk'iyo tuganye tubasha kumenya ngo hagati y'umutima we n'ubwonko bwe communication irimo ni iyihe, circulation iri hagati aho ngaho ni iyihe, kugira ngo tubashe kuba twakugira inama ukore business ariko urengere na cya gice cy'umubiri gishobora kugira ikibazo mu buryo bwihuse. Nakubwiye ni iki gice cy'ubwonko ni kiri mu bice biri danger, kubera ko ari igice gishobora gutuma hazaho kubaho uguturika k'udutsi tw'ubwonko ku buryo bwihuse. Noneho cya gice kikaza gutuma hazamo ya miscommunication ariyo twita stress, cyangwa se bikaza kugutera stroke mu buryo buri direct. Hari nabyo wenda hasi mu nama turi buze kubagira, harimo ibyo turi buze kubabuza, kandi abantu bakoraga bazi neza ko ari ibintu bigize gute biborohereza kugira ngo wa mutwe ubashe gukira, ahubwo ari byo biwongera cyane. Impamvu twatinze kuri kino gice ni uko ari igice kiri bazi, kiri direct ku bwonko. Imitsi y'urufatiro rw'ubwonko yose arifatiye. Abenshi niyo afite icyo kibazo azakubwira yuko n'ijosi ritagikora neza. Uwo muntu akumva mu bitugu mw'inyuma, akumva ahoraza nk'uwikoreye urusyo, nk'aho bamugeretseho urusyo hejuru, kubera ko iyi mitsi yose iba yaramaze kwibana, kubera yuko nta communication iba irimo aho ngaho. Dusubiye inyuma gatoya, hari umutsi nababwiye uva mu rushi rw'ukuboko, kubera ko imitsi yose ijyana amaraso cyangwa se ijyana communication iyivanye ku mutima, iyivanye ku bihaha, ijya ku bwonko. Iyo mitsi yose inyura mu rushi rw'ukuboko. Ujya kure ugasanga rero hari igihe ujya kurusanga mw'imbere ya mitsi yabyimbiye mw'imbere hehe muri rwa rushi rw'ukuboko. None n'ibyakagombye kujya gufasha bwa bwonko kugira ngo bubashe gukora neza, ugasanga nabyo bigize gute, bibaye limite, ntibigerayo neza. Ibyo ngibyo nabyo bikaza kugutera ikibazo cy'uko wa mutwe uhorana umutwe. Noneho ubwo ukajya uhora kwa muganga ugenda, ariko niyo ugeze kwa muganga kandi muganga arakubaza ngo mbese ni ikihe gice cy'ubwonko kubabaza, kugira ngo amashe kuidentifya neza ngo ibi ngibi biri hano ni ibi ngibi. Ariko twebwe iyo tuganye icyo tugufasha cyambere, turamaze tugakora consultation ya mitsi yose, ya migendekere yose, ya communication iri hagati y'amaso n'ubwonko, kubera yuko nicyo gice cyambere communication ya mbere ibaho ni hagati y'amaso n'ubwonko. Ni nayo mpamvu buriya umuntu agukanze usinziriye ntushobora kukwikanga nk'umuntu bakanzeyo yari arimo kureba scenario irimo kureba aho ngaho. Umutima, imiterere y'umutima ntabwo iba kimwe, kubera ko nako ngo communication ya mbere hagati y'amaso n'ubwonko, imitsi igaburira ubwonko iva ku maso. Navuga hafi 60%.
niyo mpamvu rero akenshi bya bice iyo utabikontoreye neza iyo utitwaye neza ndi kuvuga nko ku bantu b'abagabo bakunda kugira ibintu ubone ko muri no minsi ubakubwira ngo abantu bose bari stress umuntu uwo ari we wese ugezeho ukakubwira ndi stress umutwe utangiye muri we agatangira kuruzinga balance y'umubiri wose kubera yuko cya gice cy'ubwonko ntago kibasha gukontorora ibindi bice byose kubera ko twadutsi tw'ubwonko twamaze kugira gute twamaze kukunanirwa niyo mpamvu rero iyo uganye ikigo Relax Life Center tubasha kubanza twareba tutse communication irihuza nzira ribasha kwikorerwa neza iko aho ngaho niyo fondasiyo y'uburwayi bwose umuntu ashobora kugira cyane cyane ku bagabo ikintu cya stroke iko stroke muri no minsi turukwakira abantu benshi bafite ikibazo cy'iki cya stroke tunashishikariza ku bantu bibagishije nk'umugongo ukajya kurugasanga babazi no colonne vertebrale ya hano mu nyuma biba ari byiza yuko uhora ujya kwa muganga bagacekinga niba ya communication irimo kugerayo kubera yuko hari ujya kurugasanga iyi mitsi y'ubwonko ijya ku bwonko yaje kugirirwamo ibibazo ishobora kubyimba bitewe n'impamvu nyinshi zitandukanye ishobora kugira ikibazo navuga cyo kwibumba iyo umutsi ubyimbye ugabanya volume y'imbere nuko ngo ibya quantité y'ibyakagombye kunyuramo biragabanuka kubera bwabo byimbe burema aho ngaho hagati aho ngaho hari n'igihe ujya kureba ugasanga twihuse tukagira no ku bimenyetso cyane cyane ku bantu bakunda kugira ibibazo byo kurwara umutwe aho ujya kureba ugasanga ibimenyetso 90% bagiye kubihuza ariko biba bitandukanye bitewe n'imikorere y'umubiri wawe n'urugero nk'umuntu wirirwa yicaye kuri televiziyo cyangwa se abantu bakunda gukoresha amamashini cyane cyangwa abantu bakunda kureba televiziyo cyane ntibazagira ibimenyetso nk'iby'umuntu ukunda umunye business wa muntu wagize ikibazo kubera stress nyinshi bitewe n'akazi kenshi kudaruhuka kudasinzira neza nabyo ibyo bintu ni ibintu biteza umujagaro w'ubwonko wa mujagara ari nuza ukuzamura ukazakugeza ku kibazo cyo kugira gute cyo gutangira kuribwa umutwe yego abo bantu rero akenshi ushobora gusanga hari ibimenyetso bikunda kugenda byigaragaza akenshi iyo ubwonko butari gukora neza cyangwa ukunda kuribwa uwo mutwe uzatangira no kugira ibinya mu birenge no mu maguru yego kubera yuko navuze yuko umutwe ari ukontorora ibintu byose ni ukontorora imigendekere y'amaraso ni ukontorora communication iri hagati y'ibirenge n'undi mubiri wari wo wose ni ukontorora digestion uzasanga uwo muntu ashobora kugira ikibazo cya constipation ihoraho binabyo binamuviramo ya constipation kuzamuzana ibindi birwara harimo za hemorrhoide n'ibindi byose tutabasha gusobanura kano kanya uha muntu ujya kuri ugasanga atangiye kuruzinga igice na bimwe by'umubiri byatangiye kugira kwibana ugasanga umuntu yarakukubwira ati nyamara hari igihe njya kumva nkumva nk'amano cyangwa se nk'izi ntoki ebyiri zo hagati ntabwo zigikora neza wajya kumva umuntu atangiye kuzamura ubushuhe bwinshi bw'umubiri mu gihe ari kuribwa umutwe cyangwa se mbere y'uko wa mutwe umufata akumva ibya binya birazamutse cyangwa se akumva umubiri hazamutsemo ubushyuhe bwinshi biba bitangiye kugaragaza yuko unyemara umutwe wawe ya mitsi yo ku bwonko yaje kugira ibibazo binakomeye cyane yego ari nayo mpamvu tubabwira tuti mu gihe utangiye kumva ibyo bintu hari uwumva atangiye kuzamura ubushyuhe kumva umubiri urashyushye ni byiza guhita unywa amazi ariko amazi adakonje icyo kintu amazi adakonje yuko please ukunywa amazi akonje cyane cyane bakunda kunywa ibintu bivuye muri firigo nabyo bishobora guta byangiriza twa dutsi tw'ubwonko mu buryo buri direct hari umuntu ukubwira ati akumva umutwe urimo kumurya agahita ajya muri siporo yego siporo ni nziza ni nabyo tubakangurira kugira ngo ukunde gukora siporo kugira ngo umutwe wawe hazemo kuruhuka ko gukora siporo nabyo bitera umutwe kuruhuka kumva umubiri uguwe neza kutagira stress kugabanya ya stress yose yakurimo ariko irindi kosa abatuza kubikoreramo wa muntu ava muri siporo direct agahita ajya muri douche ukuma ufrashinga ari amazi akakugwaho akonje afite ubukana bishobora guhita bibana imitsi yose yo mu bwonko bikaza gutuma kuma ngo umuntu yaguye muri douche kumbe si ikibazo cy'uko yari afite ikibazo kindi ahubwo nuko ngo byakoze sirikwi
ni umubiri wakoze siriko nagwa nk'urugero rutoya ni nko gufata icyuma kivuye mu muriro gishyushye ugahita ugishyiraho amazi. yego sinzi niba urimo kubyumva. No ku bwonko nuko rero ubwonko buri gukora cyane, amaraso ari kwirukanka ari gukora ruturo, noneho uhise ufata cya kintu gikonje cyane uhise ugira gute umanura kuri bwa bwonko. Ni hano ujya kure ugasanga yagize ikibazo cya stroke iri direct, ya mitsi y'ubwonko ihise yibana. Ukumva ngo umuntu aguye muri dushi. Ari niyo mpamvu tubakonse tukavuga tuti niyo uri kuribwa umutwe fata agatambaro ukanyuza mu mazi ari kugakamure, ugenda ukishiraho buhoro buhoro ugabanya tension. Fata amazi uyashire mu ibase, ubanze ukaraba ibirenge, ubanze ukaraba ibiganza, nibura ubanze ukuringa down wa muvuduko y'amaraso yajyanaga he ku bwonko. None ibyo biza gutuma ya communication igenda ikabwira ubwonko yuko hari ikintu kigiye gukorwa kandi cyiza kirimo kuruhura umubiri. Bwa bwonko bugenda nabwo bwakira ya mitsi yakira, none ukajya kujya koga ukumva ubaye neza, umubiri uraruhutse, nta kibazo ufite. Yego, izo nizo nama za mbere tubagira kugira ngo wowe utaza kumva ngo uhise wirukanyira ukajya koga kugira ngo wumve ko ukurinze down, ukumva ko umutwe ushizeho ibintu bikonje, harimo n'abazana ibintu by'amabarafu agashira nko mu kintu barafu agenda ashira ku mutwe kugira ngo yumve ko atangiye gukonjesha iki ya mitsi. Biriya bintu ni ukwica imitsi, ntabwo ari ukuvura. Muga wenda twihuse reka tujye ku nama ariho naho tuza gusoreza. Inama rero inama nabagira umuntu ufite ikibazo cy'umutwe ari we wese, icyambere no kugana muganga. Iyo uganye muganga cyangwa se ukaza ukaduhamagara, dushobora no kukugira inama kuri ya nimero yacu 0788 23 iyo duhamagaye cyangwa katwandikira tubasha kuba twakugira inama, tubasha kuba twagusobanurira uburyo ugomba kwitwara muri bya bibazo byawe by'umutwe. Icyambere, inama ya mbere ni ukugana muganga. Icya kabiri ni ugukora siporo nkuko nakomeje kugenda bikomezaho, ariko ya siporo n'undi ukayikora ukurikije ibyo twakugiramo inama, ari uko kugabanya, ari uko kumenya ngo urajya koga, sibyo? Ariko ubanze ukaraba amaguru, ukarabe intoki, none ubashe kujya koga nyuma, sibyo? Ikindi cya kabiri ni ukuryama, kugerageza kuruhuka, ukaryama ugasinzira. Hari abantu bakora amasaha menshi y'ikirenga, wajya kureba ugasanga ikibazo suko bagira ahubwo ni ukunanirwa kuruhuka. Iyo ukenemera ko waryamye amasaha ari hejuru hagati y'amasaha 7 n'8, cyangwa se wenda ku bantu bagira amake ya minimum amasaha 6, ubura muntu uriya mutwe ubasha kugabanuka cyane cyane. Ikindi, gukunda kujya koga mu mapisine nabyo biruhura iki, bituma umutwe wawe ubasha kugenda wagabanuka. Iyo byanze rero ubasha kutugana cyangwa se ukaduhamagara kuri ya nimero ariyo 0788 30 23 68, ukatugana aho dukorera Kimironko. Ugeze muri gare ya Kimironko ufata umuhanda werekeza kuri Beka, ukirenga kuri Beka nko muri metero 200 uhita ubona ikigo Relax Life Center mu kuboko kw'iburyo, umanuka usanga ugana mu izindura iruhande rw'urusengero rwa Foursquare. Cyangwa se nyine ukaduhamagara kuri za nimero twakomeje kubabwiraho. Ibyo byose tubasha kuba twagufasha kandi tukakugira n'inama y'uburyo ugomba kwitwaramo kugira ngo tugire amagara mazima, tugire roho nzima, ariko iri mu mubiri muzima. Yego. Mugabo urakoze cyane, reka tugushimire kubw'inama utanze ku bantu bafite yaba ikibazo cy'umutwe cyangwa se n'ubundi uburwayi bwabo bwose, ndetse n'ibindi bashaka gusobanuza, babagana cyangwa se bakabavugisha kuri ya nimero watanze. Reka tugushimire ko wemeye kuduha umwanya, kandi dushimire n'abadukurikiye ibiganiro byacu by'akagaruka. Shalom. Murakoze cyane.